ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye. Abana banjye nibo bakiriye ibaruwa nyirukana. Abana banjye barakuze murabazi n'abagabo n'abasore n'inkumi. Aba bana banjye nk'uwo mukobwa wakiriye iyo baruwa ubu ngo kuva nabona iyi baruwa nshuti zanjye uzi ko ntarayereka abana ntabwo nereka abana banjye iyi nkuru. N'abakristo muri itorero nimwe babatirijwe malheureusement kutayibereka ntibituma batabimenya. Bose bafite amatelefone. Hirya y'ibisharirira abantu mu itorero, hirya y'ibibanezeza, hirya y'ibituma bashyira imyenda ku mutwe bakiruka, reka tubabwire yuko kuri Kunda Ubwenge TV tunashimira itorero rya ADPR. Ejo ndakugaruye, ejo bundi ndaguhagaritse, ndibuka umugabo mwegeze kumpagarika arambwira ngo nzongera kubwiriza ngo atakiyobora. Nta n'ikintu namutwaye ari kunyishyiramo gusa. Njya kumurega kuri paruwase ngezeyo barambwira bati kubera gusuzugura ati yaguhagaritse igihe kingana gute n'amezi 3 bati tukongera 3. Ndamva kuri paruwase njya ku rurembo ndarega niko ndi kurengana bamagaritse amezi 6 y'ubusa bati kubera gusuzugura inzego no kuzisimbuka tukongera 3. Aba 12 nandikira representa n'abanyongera 3 mara umwaka nicara kandi ubwo mfite amabwiriza yo kuza muri nibature kudasiba iteraniro na rimwe. Aranambwira ati nta guhimana icyubahiro abandi nibazamura ibiganza ugomba kujya umanura amaboko bavuga amen wowe ugaceceka kugeza igihe umwaka uzashirira. So urumva rero nakubwiye ko dukuzwa n'ibigeragezo tugenda duhora nabyo ariko kandi turashimira Imana ko nuko bimeze nyine niko uruganda rumeze ariko turakura. Ngo bazabanga babamora ngo bazabarenganya. Ngo uretse no kubarenganya ubwo ndi kuvuga mu ruhande rw'uko yaba yarenganya. Yego. Ngo bazanabica. Ngo kandi uzabica ngo azaba yibwira ko akorera Imana umurimo mwe. Niyo mpamvu impano z'Imana zabaye nkeya. Abantu ni benshi mu sengero ariko they don't have anything, nta kintu na kimwe bafite cy'umwuka. Ni ibintu by'umubiri gusa, na ambiance no kubyina no guceza. Nta kintu na kimwe cy'umwuka bafite, ni gakeya. Kubera iki? Bafite ibyuririzi. Ntambwa yota umuriro ugikarishye, ntambwa yota umuriro ugifite amahane. Imbwa yota umuriro ugenda ugabanya amahane kandi wotera kure. Ibintu byatwatakiye kure ariko birimo biratwegera cyane kandi bigenda bikwegera kuko imbaraga zagushizemo. Kuko imbaraga zigabanuka niko ibigusenya bikwegera. Umwana w'umukobwa aragiye kura atinya icyaha batazantenga. Iyi batazantenga rero, iyi batazantenga yakoze umuti mugani wa barafinda. Dufite ingorane. Ibintu by'umwuka muvuga biri kure yacu. Nitudahindukira ngo Imana ibarimbuza umuriro. Mujye mwumva uko Imana ivuze ariko yavuga mu rusengero mukayicecekesha. Ibi ngibi biri mu byagiye bikurura izi ngorane za hato na hato. Amashyiga yaryamwemo n'imbwa, urumva nawe biba biri kuri ya revo ya nyuma yo kugwa no kuruhenebera. Urabizi nawe uko wahamagawe usibye ko harimo nabihamagaye izo ntebe mwicayeho nawe uzibicajeho nyiri nebaje kuziritura umva azazihenura aje gukoropa kandi aje kumva arimo ba Dawidi bibereye ngiyo mu ishyamba. Imana ije kwimura ibyo mwiyimitiye ize gufata izo ntebe mwihayije ije kuzikura mu nzira. Yesa etoteje zirabire vomesiki yesaraje ukuri kwarabuze umuntu asigaye avugisha ukuri ugasanga arakuzize mwirwa mugenda ku bakristo ngo baravuga mwirwa mugenda ku bakozi Imana ngo baravuze ko imbaraga z'umwuka zigabanuka niko bigusenya bikwegera kugeza igihe bikuryamyemo burundu ukabimbata y'ibyakunanizaga. Ducangwa n'ibyigishijwe mbere bikabihame n'itegeko ubu bikaba bivuguruzwa n'ababyigishije. None se mugira ngo tujye tuvuga iki? Nta muntu uriho muri iyi si ubakiyeho umurongo katazavugwaho. Nawe rwose da ntawe
ari naho hano ngomba kwemera nanjye mukanduka, kuko hari ibyo ntaceceka rwose, kandi ntabwo mba ndi gutukana cyangwa ngo mba ndi kuvuga nabi. Nta nkuru nshyashya ngiye mba nazanye, reka nta nkuru nshyashya mba nazanye, ni inkuru zavuzwe kera ahubwo zinashaje. Yego, kuki mba nzigaruye se? Ni ukugira ngo ndimuze gukinisha amezi 3 aba bakozi b'Imana bahawe. Abandi baciye mu gikari barambwira ati Emmanuel, kubera yuko byatangajwe ko hagiye kuzimikwa abagore, bishobora kuzazana akajagari mu bakozi ba ADPR bakaba benshi, bikaza kugaragaza intege nkeya z'abagore bazimikwa, cyane ko na Bibiliya itegeze ibyemera, ntabwo tuzi aho babikuye. Byo nibivugwa, nibivugwa. Shimira kubwo kutureba no kudusubscribinga, kuturikinga, ndetse kandi mukakora n'ikintu cyiza gikomeye dukunda kubingingira gukora, ibitekerezo kubiduha mwanditse, tumenye icyo duhindura, icyo tureka, icyo dushyiramo imbaraga, ndetse icyo twakongera mu byo dukora. Tubasabira umugisha rero. Ngewe nitwa Emmanuel Ndoramaherezo, duherukanye mu kiganiro tusa n'abavugana kuri ibi bintu by'abakozi b'Imana basaga 3,000 babaye bahawe konje y'amezi 3 binyuze mu kubandikira amabaruwa, ariko kandi ni igisa no kubahagarika kuri iyo mirimo, kuko amatorero bari bayoboye yahagaritswe, ariko kandi buriya biranateganywa ko ashobora kutazongera no gukora. Iki kintu nacyo mukimenye. Rero ngarutse muri iki kiganiro ngira ngo tuvugane, kubera yuko biba ari byiza nabyo, biba ari byiza, hagiye humvikana byinshi, hakanavugwa byinshi. Ntabwo ngarutse kuvuga ibyo navuze, ahubwo nimwumva ikintu kingaruye. Mba nashyizeho incamakeya. Kuki mba nashyizeho incamakeya zimeze kuriya? Impamvu ya mbere niyo kugira ngo mumenye ko ibyo tuvuga tutaba dushaka views n'abafana, ahubwo mu by'ukuri tuvuga ibisanzwe bihari kandi byanabaye imbere, kuko ahari abantu ntabwo habura n'ibindi bintu byanezeza abantu cyangwa byababaza. Ibyo ni ibisanzwe. Rero ndasubiye mu ncamakeya twabashyiriyeho, ahubwo reka nivugire icyo numva nateguye kuvuga. Hirya y'ibisharirira abantu mu itorero, hirya y'ibibanezeza, hirya y'ibituma bashyira imyenda ku mutwe bakiruka, reka tubabwire yuko kuri Kunda Ubwenge TV tunashimira itorero rya ADPR. Niyo mpamvu manje kuvuga ibyo byose, kugira ngo utaza kumva ko nshimira itorero rya ADPR hari ibyo ntazi. Hari uwavuga uti yubimenya ndi wavuga ibyo ngibyo. Mbanje kubabwira ibyo byose kuko nanjye ari ibyo nzi. Ariko nyuma y'ibyagiye bisharirira abantu mu nsengero n'ibi byose mwumva, buriya iyo umuntu yirukanwe ku mirimo, mvuga ko nta cyiza kiba kibirimo, kuko yirukanwe nyine kandi niho yaracungiye imibereho. Ariko twigishijwe neza ko ibyo dukorera Imana byose tuzabihemberwa tukiri mu isi, ariko kandi tunayivuyemo. Icyo nje kuvuga rero, nshimira ADPR. Bene data, buriya umuntu wese wabaye muri ADPR wayigezemo wese yagiye yigiramo ishuri, kandi utarize yaba yararangaye. Mwumva ukuntu twagiye twiga rero mu buryo butandukanye kandi bukaze. Twageze muri ADPR batubwira yuko umurimo wose wakoreye uzawuhemberwa n'Imana, kabone no wawushoraho amafaranga yawe bakakugura yuko uzayasanga mu ijuru. Ibyo ngibyo byagiye bituma rimwe na rimwe abantu bakora nk'abazahembwa, icyizere cy'ibyo batanze bakibika ku mutima kw'Imana izabibagarurira sometime bageze mu ijuru. Ntuze gutekereza ko icyo ari ikintu kibi, nubwo bamwe bakita nk'ubweskoro, nanjye ntatekereje neza niko nabyita. Ariko kandi iyo nshyize ubwenge ku gihe nsanga barakoze neza cyane. Bigishije umuntu gutanga icya 10. Noneho gutanga icya 10 ntabwo wajya kuzigama rya 10% utatekereje kuri 90. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gutekereza 10, urabanje gutekereza 90 mbere yo gutekereza 10. Ubaye utekereza icya 10
utareba 90 usigaranye icyo uzayakoza nuko uzasevinga nuko uzabaho muri ya 90 waba ubayinjije ya mbere yabibayeho kuko nshatse kubabwira yuko uwo nundi murimo wundi nubwo uri muri Bibiliya ariko bakaba baragiye bawigisha twebwe tubona bagendereye target y'amafaranga ariko mu by'ukuri bwari n'uburyo bwiza bwo kwigisha abantu ko mu mafaranga uri bukorere hari ikindi uza kuba wakora ukarya neza cyangwa se ukacunga neza. Noneho hari ukuba umwana w'umukobwa aragiye akura atinya icyaha batazantenga. Iyi batazantenga rero, iyi batazantenga yakoze umuti mugani wa Barafinda. Iyi batazantenga yagiye ituma abantu bagira imyitwarire myiza yiyongera kuyo batojwe n'ababyeyi. Mbabwire yuko buri abantu bananiraniye muri ADPR mu gihe cya kera ni bakeya ugereranyije n'abagombye kuba bananirana. Muri iminsi ya noneho kunanirana byabaye nkaho ari byo byemewe kuko muri hangana nako nkavuge itorero ryabaye nk'iridohokaho sinzi icyabaye. Noneho za ndangagaciro zatumaga umwana akurira mu rusengero atinya, yubaha abayobozi, yubaha n'icyo bavuze, yubaha abanyamasengesho, impano z'umwuka zikora, abahanuzi bakora umurimo wabo, abarondora. Biri mu byatumaga n'uwo ari we wese ab'umugabo ab'umusore umwana muto ubyiruka avuga ngo nimpagira nyirarunaka arandondora, reka ne gukora ibi, reka ne kuvuga ibi. Icyo gihe rero byagiye birinda abantu kuzajya mu manza basobanura ibyo bavuze. Icyo kintu se ntabwo ari cyiza. Uyu munsi rero tuvugana ntekereza ko atari ko bimeze, nubwo ndi kubabwira ibi ngibi bishima umurimo utoroshye ADPR yakoze. Uyu munsi siko bimeze kuko uhanuye uri mu rusengero cyangwa mu cyumba bakuyora. Icyo rero ntabwo ari cyiza. Birasa nkaho waba warigishije umwana kunywa amazi ukanamubwira umumaro wo kunywa amazi n'icyamazi amara mu mubiri yagezemo, atanayanywa ukamukubita. Igihe kikazagera umwana yarasobanukiwe umumaro w'amazi ndetse yatangiye no kubyigisha n'abandi. Noneho wa mwana wamaze gusobanukirwa ibyo yamwigishije ukagaruka ukamubwira ngo nunywa amazi ndagukubita. Ugasanga kunywa amazi kwa wa mwana nibyo bibaye icyaha. Yanabivugaho ukamwita umunyamafuti ko yubahuka akatubaha ababyeyi, ugatangira kumukandisha no kumukangisha ibyubahiro by'umubyeyi. N'ubyumvishe wese akumva wa mwana yubahutse, nyamara uriya mwana ari mukuri kuko hari ibyo yatojwe, abitozwa bitongerwa kugeza igihe yabaga atabikoze agakubitwa. None bigeze igihe ibyo yatojwe akubitwa ari gukubitirwa kubireka. Niko natekereza muri ADPR nashimaga muri iyi minsi ya none tuvugana ya 2025 niko ihagaze. Yatoje abantu ku Imana ivuga. ADPR itoza abantu ko Imana ikora, abahanuzi bubahwe ba Elisa, ba Eliya, yewe ba Hezekiya, ba Yeremiya, ba Nahumu, ba Yehu. Noneho niyo umwigisha ari imbere njye nabikurikiye. Haraho narindi umupasiteri agomeza kwigisha avuga yuko Imana ivuga, Imana ikora, arakomeza arabivuga rwose. Igihe kiragera abantu nyine bagenda babyumva nkuko banabyumvisha na kera. Noneho muri kwa kuvuga ko Imana ivuga, yavuganye n'aba, ivugana n'aba. Umuhanuzi abazamutse mu rusengero ati narkudiminifo umwumva ko Uwiteka Imana ivuga. Ahita avuga ati ceceka. Mu by'ukuri yararutanze kandi bivuga gutyo. Kwita ku muvuga ugaragariza abantu kundi Imana ivuga. Imana yavugira muri wa muntu wabwiraga abantu ukamwicaza ugategeka ko bamuganiriza. Urumva twinjiwemo n'izindi mbaraga ntamenya aho zaturutse, ariko kandi kegeze kanyura. ADPR ikundwa n'abantu n'ubu niko bimeze, ariko birasoroseye. Niyo mpamvu impano z'Imana zabaye nkeya. Abantu ni benshi mu rusengero ariko they don't have anything, nta kintu na kimwe bafite cy'umwuka. Ni ibintu by'umubiri gusa, na ambiance no kubyina no guceza.
nta kintu na kimwe cy'umwuka bafite, ni gakeya. Kubera iki? Bafite ibyuririzi. Ni ubwinshi bw'abantu ariko mu by'ukuri butagira ku ntego yagerwagaho kera, tubyemeranywe. Yego gusa ADPR yakoze akazi, kandi bene data reka mbabwire, nabivuzeho mu kiganiro nasohoye ni segura mbabwira yuko ni ukujya hagati na hagati tukareba ku bakozi b'Imana barenga 3,000 n'abandi bagiye bahagarikwa mbere, ariko tukanareba no kuri ADPR kugira ngo tutagira uruhande tuvuga nabi, kuko impande zose zifite rezo. Yego rero ishingiro ryo ku ruhande rwa ADPR, ndetse ahubwo mwari mwavuga se mutari mwabona ziriya nsengero zose zigurishwa, ziriya nsengero zose zizagurishwa, ntabwo mbyeretswe, ariko nta niyerekwa ari aho ngaho. Hagize n'uvuga ko yabyeretswe ntacyo yaba yeretswe, kuko ni ibintu byita ko byumvikana. None se wagize ngo tubatangiye gusakuza aka kanya twazasakuza noneho ibingana iki? Zizagurishwa rero, ahubwo noneho twitega icyo ari amafaranga azakora. Gusa hakiri kare izi nsengero zitari zagurishwa, kuko aya matorero niba batangiye guhagarika abayobozi n'abakoragaho imirimo, ni integuza yuko guhagarara burundu bibayeho, ariko no kugurishwa kw'izo nsengero n'ibibanza byazo n'amapariseri yazo nabyo bizabaho. Iki nicyo kintu babaye nkaho bateguza hakiri kare, ahubwo nanjye nk'umuyoboke wa ADPR, nanjye nk'umuntu rwose nanjye unezezwa n'ibikorwa byiza bya ADPR, reka nisabira aka kantu mu gihe cyo kugurisha izi nsengero ntibizamere nko mu rukiri. Mu by'ukuri numva urumva ntangiye hakiri kare, kandi bizabaho rwose, ntabwo mbyeretswe. Ahubwo mu by'ukuri ibintu ko bibaye, numva mwazagombye gufata ba bantu bafitemo imigabane, ni ba bakirisitu mwagiye mumobiriza gutanga, nibyo koko ibyo batanze bazabisanga mu ijuru, ariko noneho namwe ayo mafaranga y'urusengero ntabwo muyafatiye mu ijuru, murugurishirije mu isi. Niba murugurishirije mu isi rero, na wa wundi watangiye inkunga ye mu isi, ni mumuho kibuze ayo yagura n'isabune. Afazare mujye mufata abantu, abafatanyabikorwa banyu, abamembership banyu babitanze, ngira ngo ibintu byose murandika, mumenye muti runaka nawe yari yaduteye inkunga, ntabwo yatwangaga, tugurishije urusengero yateraga y'inkunga, reka turebe kibuze buri mukristo mu bagiye bitanga tumugenere kibuze 5,000 da, reka mbivuge gutyo 5. Icyo gihe rero mwaba mukoze ikintu cyiza cyane kigaragaza ko mudatunzwe no gusaba gusa, kuko abantu benshi bajya baduca nk'umugani ngo ADPR ntijya yubaka insengero, irasaba n'abakristo bazubaka byanarangiza ikabakuzaho n'imvugo zivugwa hanze. Njya mbasaba ko mutazajya muducisha mu ijisho, burya nta muntu uriho ufite ubudahangarwa bwo kutavugwaho, nta n'ikintu kiriho gifite ubudahangarwa bwo kutavugwaho. Munyumve neza rero, ahangaha sinzi icyo muzavuga nimuramuka mwumvisha ko bazihereye iruhande bazigurisha, kandi koko byaranatangiye. Ubu rero noneho bizashyirwamo imbaraga zirengeje. Yego rero bavandimwe, buriya unanarebye ADPR ni bajya bavuga ko igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye, ariko ntabwo kitera amabuye. Giterwa amabuye ariko ntabwo kitera amabuye. Ari ahantu rero rimwe na rimwe ushobora gusanga bamwe mu bareberera ADPR ari bo bayitera amabuye, noneho abanyamakuru nabo bakabona ya mabuye bakayavugaho, ukagira ngo n'abanyamakuru bateye amabuye. Bamwe mu bari muri iryo dini banariyoboye nibo bashobora gusa n'abitera amabuye, noneho abayabonye bayavugaho, abatabizi bakagira ngo abanyamakuru nibo bagira umunwa, ariko siko ngiye mbibona. Rero hari ikindi kibazo kindi, nimvuga ibi ngibi munyumve neza, ndaza nkore no ku makorari. Ubu rero nagiye ngenda nshyiramo icyumvirizo, rega nkumva ngasanga bitazoroha. Korari zabaga ku midugudu runaka cyangwa ku matorero runaka, ziraje zari zifite ibyuma zaguze, zifite iniforume zaguze, hariho ibihombo nuko mu nsengero buriya biriya bihombo by'abakristo bitabarwa,
ariko ubundi buriya biba bihari ni uko nyine mugani Imana izaba yihembera ariko biba bihari baragiye barinvestisa bagura ibikoresho abagurishije udusoya udushyimbo abagiye gupagasuye abacuruza ibigori bagura imyenda y'iniforume n'ibikoresho n'ibindi bikorwa ubu aka kanya amatorero yabo arafunze ntazanafungurwa bazaza bahuza imbaraga na za korari basanze ziri muri itorero ryemewe ryujuje ibisabwa impamvu mbivuze ibi ngibi bushize nabyumvanye abantu baravuga bati twebwe nimugomeza gufata icyo cyemezo tuzagenda burundu ntabwo ibyo ntitwabivamo twamenyereye korara twagiye tumenyerezwa ibintu bibi udutsinda kandi rimwe na rimwe ntitwigishwa ko uwo tuvuga ari umwe uwo twamamaza ari umwe uwo dusenga ari umwe ibyo nabyo rero uzagenda ubibona cyane icyo kibazo nacyo mukitege nk'abayoboke ba ADEPR muzakibona ni ibihombo nabyo ndabivugaho rwose ibyo nabyo ni ibihombo ngira ngo iri sengo ry'insengero iri hagarikwa ryazo no kuzagurishaho zari ziri kuko bizaba nabibabwiye kandi sinjye ubivuze bwa mbere byaratangiye bizashyira abantu mu gihombo nuko nyine mbigarukaho ngo ntabwo abakorera mu madini bahomba amafaranga bameze nk'abagiye kuyaha Imana ariko kandi ako kantu nako muzakabona ibyo byose rero ntuze kugira ngo nibigenda byongerera imbaraga amatorero ye yujuje ibisabwa ahubwo burya bantu burya bavuye kuri rya torero buriya bamwe ntabwo bakomezanya na hahandi hari igihe bahasengeraga kuko ariho hafi kuko aribyo biboroheye yego impamvu banabonetse ni uko iryo torero ryari ryashinzwe aho ngaho ariko kandi mwihangane gato ndibuze kuvuga utuntu twinshi hano muri iki kiganiro uraza kumvamwo n'aya matorero ukuntu yagiye yubakwa izi nsengero za ADEPR ukuntu zagiye zubakwa nabyo tubigarukaho ni mu kajagari mu by'ukuri hari uburyo ki biro nkuru ya ADEPR ishobora gukora ibintu tukagura tukagira gute ariko mu by'ukuri nawe washyira muri logique ugasanga insengero ziruta utugari mu kagari ubundi n'iziki kuko bararebye basanga izo nsengero nyine ADEPR niyo yari ifite mu nsengero nyinshi mu gihugu kandi n'ubu niko bikinameze noneho mu by'ukuri wajya kure ugasanga uko insengero ziba nyinshi niko n'abanyamirimo bahabwa ubupasiteri n'ubwarimu ugasanga babaye benshi rero nicyo kibazo ndayizeza yahuye nacyo burande mujye mureba ibintu ngo byose mu biciro urubanza nanjye ndimo ndivugamo nyine ariko buriya umushumba mukuru wa ADEPR yahuye n'ibibazo ndayizeza yahuye n'ibibazo ntekereza ko ndayizeza yiwe tuvuga akantu ngo jomodomande ndibaza jomodomande ndatekereza nanjye ni jomodomande ndibaza kajya gato kavuga ariko tutazi n'icyo gasobanura reka nongere nkagarure jomodomande ndibaza bene ibyo ngibyo umaze kubabwira wagaruka rero inyuma ugasanga insengero zagiye zishingwa tukabyita ngo ni Imana izibyaye ibyo byose rero nibyo bigiye byagarukwaho nanjye nakemeranywa nawe kwizo nsengero zose atari bubahoroza umugani wa His Excellency mu by'ukuri insengero magana ngahe abakozi bazo baragwira baba benshi ubu nta nicyo kiri kujya cyateza ikibazo kandi krize yabayeho mu itorero nyine insengero zirahagarikwa amafaranga y'amaturo araburana nicyo nababwiye mu kiganiro cya mbere ikigomba kwitabazwa rero ni ugusesa amasezerano ADEPR yaragiranye n'abakozi bayo kuko aho bakuraga ubwishyu hadahari icyo se urumva ari igitangaza nta gitangaje kirimo ahubwo ikindi nigarukiraho ni uko Imana izaha umugisha aba bantu bakoreye ADEPR bakinayikorera hari abasezerewe hari n'abandi bagikomeje ariko hazimikwa n'abandi none zahiza ngo kuba basezera n'ikimenyetso cy'uko abakozi batazongera kwimikwa muri ADEPR none se abagore bo ntibazimikwa abagore bazimikwa ndetse cyane navuga yuko reka nabashyira aka kantu
mu gihe gishize Imana ivuga ngo abiyimitse n'abimitswe izo ntebe ngiye kuzishyiraho abandi bantu. Ariko mujye mureka urabizi nawe uko wahamagawe, usibye ko harimo n'abihamagaye izo ntebe mwicayeho nawe uzibicajeho, nyiri intebe aje kuziritura, umva azazihenura, aje gukoropa kandi aje kumva. Harimo ba Dawidi bibere iyo ngiyo mu ishyamba, Imana ije kwimura ibyo mwiyimitsiye, ize gufata izo ntebe mwihaye, ije kuzikura mu nzira. Etoteje zirabire vome siki, Yesu araje, ukuri kwarabuze, umuntu asigaye avugisha ukuri ugasanga arakuzize. Mwirwa mugenda ku bakristo ngo baravuga, mwirwa mugenda ku bakozi Imana ngo baravuze. Abantu basohoza ibyavuzwe, buriya niba hari abantu bahagaritswe ku myanya, hari abandi bagomba kuyijyaho, kandi abayivuyeho babona barenganye. Ariko kandi mu by'ukuri igihe nabo bari bategerereje inyuma, abari bicaye mu ntebe bumvaga batazazivaho. Byose rero bigenda bihura n'igihe umuntu agomba kumara ku ntebe runaka n'abandi bakicaraho. Byose bigenda bihura n'igihe, kandi Imana yarateguye ahagarara icyo gihe ngo abantu basimburane ari we muyobozi mukuru. Niko bimeze rero. Ntekereza yuko izi nsengero zagiye zishingwa mu kajagarari nyinshi cyane, nizo zaba ziri kugenda zigabanywa, n'ayo masamba amaparisera akagurishwa. Aho rero niho abakristo benshi bazacikira intege. Ibyo nabyo bizagenda bizana confusion. Ariko dore mbabwira ikintu gikomeye kiba muri ADPR, ari nayo mpamvu benshi bemeza ko ari itorero ry'umwuka. Nta kintu ibyo byose bibwiye abakristo ba ADPR, nta kintu ibyo byose bibwiye abayoboke ba ADPR. N'ubundi insengero ziragurishwa, ejo abakristo bakubaka izindi kandi naho amakuru bayumvise. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko ari itorero ry'umwuka. Bamwe bavuga bati ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza ko hasengera mwinjije. Oya wabwirwa n'iki se niba Imana idasura abakristo mu bicuku bya nijoro ikabemeza gutanga ya mafaranga ngo babashumba bazabone icyo bazabazwa? Buriya nabyo birashoboka cyane, kugira ngo buri muntu azabazwe ibyo yariye bitanyuze mu mucyo. Nuko Imana igomba gukoresha n'ubimuha, noneho urubanza rugasigarana ugomba wabyakiriye ari nawe ugomba kubikoresha. Ibyo byose rero ni ibindi, ariko mu kintu ngiye nabonye abayoboke ba ADPR abenshi ntacyo bababwiye. Niyo yayamuha agahita akajya kuyagura itaba ako kanya, nawe ntacyo bimubwiye. Afite ikimupushinga gutanga ituro rye, gutanga umusanzu we, kandi ibyo nabyo ni byiza, ntabwo twabigaye. Noneho rero wagaruka ugasanga hari akandi kantu ndibuze kunenga. Bavandimwe, ngewe nakuze mbona abantu bahanura, berekwa, ndetse rimwe na rimwe abantu bagashishikarizwa kwakira impano z'umwuka wera. Umuntu yakuraga ari umusore, ari umukobwa, agatinya perezida wa korali, aramwubaha, ati atazabivuga, atazavuga ko nananiranye. Mbega ukabona abantu bakuriye mu bwoba bw'ibyiciro babamo, babarizwamo. Icyo nacyo kikaba ubundi burere abantu bagiye bungukira muri ADPR. Rero navuga ngo muri iyi minsi ya none se ko bimeze, Nyagasani azaturengere, kuko umuyobozi wa korali cyangwa icyiciro abaye yifitemo n'umutima wo gucyaha no kugira igitsure, ushobora gusreba uwacyaha, uwagira inama, we siko bimeze. Aramurebera mu isura y'indi mvugo. Rimwe na rimwe nujya kureba usange ibyo wibwiraga kuri gukora umurimo w'Imana, ushyira abantu kuri gahunda, ubashyiraho igitsure kugira ngo bagororoke, bazakure. Hari abasore bubaha Imana n'abakobwa, babe mu ngo zabo ari abadamu ariko bubaha abagabo, babe mu ngo zabo ari abagabo ariko bahesha agaciro ingo zabo. Wajya kure ugasanga siko bo babifashe, guhamagarwa muri RIB bakubaza ibindi. Ibyo nabyo n'ubwoba buri mu itorero bunatuma abantu bagenda uko bashatse, abagoramye, abagize bate. Kubera iki? Uri mu nshingano haraza kwituriza avuga ati sinjye wabahamagaye, sinangiye wabapfiriye, singiye kuzahamagarwa
nzizwa indi mvugo ntashakaga kuvuga cyangwa se mbazwa imvugo ntanakoresheje ntari nagambiriye gukoresha, kubera ko abantu b'iki gihe bakeneye ibibaryohera mu amatwi yabo rimwe binure. Buri muyobozi wese rero ufite inshingano agenda yanga kwiteranya, nta giharamagara gishobora kuvuga giti mu murimo w'Imana he kugira ibikiniramo, he kubuzwa abantu guhanura. Hoya ntabwo twamenya uko bimeze. Byari byaravuzwe ngo ikizira kizahagarara hera, simbizi niba cyarahageze, ariko noneho iyo ubirebye ubona bisa nabyo. Ntawemerewe guhanura mu rusengero, ntawemerewe guhanura mu cyumba. Akandi kantu nasorezaho rero, biratangaje kubona umuntu ahagarara ari umushumba. Nubwo nakomeje gushimira ADEPR, n'ubu ndacyanayishimira, ariko hari utundi tuntu nkomeza kuvuga niba byiza tuzakosorwe. Kubona umuntu wabwiwe n'Imana ikamubwira muri bwa buhanuzi, ikamubwira ari umukristo ngo uzaba pasiteri mwana wanjye, akagenda akaba umudiyakoni, imyaka igashira ari myinshi akazaba pasiteri, bikagera igihe akaba ari kwanga ko bahanurira mu rusengero mu iteraniro. Ntekereza ko umupasiteri unkurikiye unyumva ukiri mu nshingano, ufite ingeso wiharaje kubuza abahanuzi guhanura, wiharaje kubuza abantu kuvuga ibyo beretswe babonye, niba hari izindi mbaraga zikuri hejuru zituma ubuza abantu guhanura, ukabuza Imana kuvuga mu materaniro y'abantu bayo, ni ukuri izabikubariza ahantu yaguhereye ubupasiteri. Donc aho yaguhereye ubupasiteri, aho mwavuganiraga kera, nizaguterera umunigo ikubaza impamvu uyibuza kuvugira mu iteraniro ry'abantu yiremeye. Nizaguterera umunigo ikubaza impamvu uyibuza kuvugira mu bana bayo. Nizaguterera umunigo ikubaza impamvu yigenera amasaha yo kuvugiraho, ukanabanza kuyibwira ngo yisobanure ibyo izavuga ubone kuyiha umwanya. Rero bindabibwira nk'umupasiteri ukiri mu nshingano, waba wariharaje kujya abuza abantu guhanura, abuza abantu kuvuga ibyo beretswe, kandi barahari. Iyo mvuze ibi ngibi mba mbazi, nanaguha ukuri nyako ukakumenya, ariko si byiza, sina ngombwa, ahubwo ni ukubabwira ngo mbivuze mbizi ko ibyo n'iteraniro byabaye ndimo. Kandi umupasiteri amaze kuvuga ngo bamufate, ngo bamubwira ceceke mu iteraniro, arakomeza arigisha ngo Imana iravuga, Imana yacu irakora. Nose ubwo urumva uko atari kurutanga mu bantu, ntabwo ari byiza. Yego ari ushobora kwibaza uti Emmanuel yarazanywe n'iki kavuze ibintu byinshi. Ibi byose mvuze nibyo byari binzanye nyine. Nibyo byari binzanye. Hano mwumviyemo ko insengero zizagurishwa, hano mwumviyemo ko umwuka wera waturangaga yagiye yigendera, kuko umwuka wera ntabwo ajya abangikanywa n'ayo mapiripiri n'amanyanga yose. Umwuka wera ntabwo ajya abangikanywa na tekinike zaje mu itorero n'ibinyoma bya danje za ruswa zigenda zikora mu itorero, abantu bikundwa akaza bajyana amaturo. Rero bavandimwe, kera ngewe nkimba mu cyaro najyaga mbona umuriro, tugacana umuriro ku musozi cyangwa mu nzu zidakingwa. Ni Kigali njya nzibona ahantu hatari hubakwa neza, mu baturage batari hubaka neza ngo bakomeze, ugasanga nka negisi zabo zo hanze ntabwo zikingwa. Icyo gihe rero imbwa ishobora kwinjiramo igasanga harimo umuriro. Icyo nacekinze neza ni uko imbwa itajya yota umuriro ngo iwote ugikarishye, iwotera kure, yamara kuwotera kure ikagenda iwegera ikurikije uko umuriro uri kugenda ugabanya amahane. Imbwa yigiramo stabilizateri niyo igenda igabanya umuriro, ntutwike ikintu runaka. Imbwa rero ni uko nguko iteye, noneho ikazagera igihe iryama mu mashyiga neza kuko wa muriro wazimye.
iwacu mu gipande kote tujya turirimba ngo umuriro ni wake ni wake ni wake ngo ure ku gicaniro, ariko mu by'ukuri ntekereza ko abantu bigishije uko igicaniro gifatwa n'ukuntu cyitabwaho nibo bashyizemo n'imbaraga yo kugisenya. Ati bagishenye gute? Niba abantu batemerewe gusengera mu rugo mu gihe runaka, ibyumba bikaba byaragiye bisenywa ndetse amakuru agatangwa ku misozi, ati amaturo yatangirwaga mu nsengero gutangwa ku misozi, abantu bakirukankwaho muri ubwo buryo. Ibicaniro biri mu buryo butandukanye, abantu barijajabiraga mu buryo butandukanye. Navuga rero ngo igihe kinini umuriro wabuze, umuriro wagabanutse, imbwa zirinjira kandi zikaryama mu mashyiga, usibye no kuba muke nta nubwo ucyomerewe kongera gucana. Habanza umuriro w'ibishashi, umuriro kabisa w'inkekwe, hakaza umuriro nyine w'amakara, hakaza noneho umunyongotera, hagakurikiraho ivu. Nuko rero bigenda bikurikirana igihe cyose. Ari indirimbo itogira ngo mu gihe ubona utagifite urukundo umenya ko uwo mwuka yabonye uyoborwa n'umubiri wawe arigendera, ngo musabe agaruke. Inkwi rero iyo ushaka ko umuriro udakomeza kwaka, uwima inkwi, maze iyo umaze kuwima inkwi, za zindi iyo zimaze gucika, hari amakara ubona, nyuma y'amakara n'umunyongotera, nyuma y'umunyongotera n'ivu. Umuriro rero w'igicaniro kimwe inkwi, n'ahantu numva ngo habe ibicaniro, sinzi uburyo kibihaba kandi batemera ko abantu bahanurira mu materaniro. Ibyo nabyo ni ikibazo. Ibicaniro ngo umuriro wake, uburyo kirero ubwo bubyutse bubaho bukanakomera, nabyo usanga ari ikibazo. Ntekereza ko rero urwo ruvangitirane rw'ibibazo bigenda byibazwaho n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga n'abakristo bwabo, biherereye mu kuba ababishinzwe baragiye bakura inkwi mu muriro. Bagiye bakura inkwi mu ziko, bamaze gukuramo inkwi n'izo barekeyemo, izindi zagombaga kongerwamo banze ko zizajyamo. Niko kwa kwanga k'impano zikora, kwa kwanga k'abantu bahanura, kwa kwanga k'abantu berekwa ngo bavuga ibyo beretswe. Ibyo zose ni inkwi. Mu gihe rero zitari kujya mu ziko, umuriro ngo ugomeze wake, inkwi zisanzwemo nizicika, ubwo ikizo tuzabona n'ivu. Rero ntekereza yuko ibyo nabyo ntabwo bigaragara neza ku bantu bazi neza nyine urwo rugero mbahaye. Ibyaha rero nibyo mbwa, ibyaha byagiye bigenda byinjira gake gake, ntabwo bita byinjira ari binini, bigenda byinjira gake gake kugeza igihe abantu babaye indakoreka, kandi nabigira ngo barakijijwe ugasanga nibo bananiranye bya kweri. Yego buri muntu wese yigize umujorokone umunajowa, kubera ko umwuka wera watuyoboraga twaramwirukanye nyine, tumwirukanisha ibyaha kubera ko umuriro wabikongoraga ntawe ugihari. Umuriro wakongoraga ibyaha ntawe ugihari. Abari bashinzwe kuhagararira ngo bwenyegezwe ushyirwe mu inkwi banze ko zijyamo. Ni ngombwa rero ngo duhure n'ibindi bintu bitandukanye nk'ibi byose mugenda mubona, ariko reka tubishyire muri ya mvugo bene data bajya bakoresha ngo nyir'umurimo arahibereye. Ariko kandi nubwo ahibereye, ibi byose biri kuba ababiteje nabo yahamagaye. Yego, reka rero tuvuge ngo niba yarabahamagariye guteza saga simbizi, ariko kandi ngewe itorero rya ADEPR ndarishimira, ryakoze akazi karyo neza, nuko risohoye mu minsi y'imperuka naryo nyine rigenda kuba nka yandi, ariko ubundi ryarakahanyujije, ryarakoze kandi rikora ibintu byiza. Abantu barikuriyemo imyizerere yaryo bakayigumana, babaye abantu b'abagabo ngira ngo banasaza neza, kuko imyumvire bayumvanye, imyizerere bizerereyemo ni imyizerere itabemerera kwihindura amasarigwa. Urumva si byo ndatari sawa? Reka tubashimire rero ko mwabanye natwe, mukomeze mudukunde, kandi tujye dusoza tubisegura ngo aho wumvisha ibintu mu yindi sanse siko twashaka kubivuga, ujye twandikira cyangwa se uce no mu gikari, byose birashoboka, maze tugusobanurire icyo utumvishe neza, tukubwire icyo twashakaga kuvuga.
Imana ibahe umugisha cyane.